cyane kandi nkwifurije ibe byiza reka nizere ko umeze neza cyane especially abareye aho muri hose. Congratulations, huge point 3 points enough is enough kabisa. Abareyo bameze neza cyane ebana 15 ye baba we. Robertinho mu mikino itanu yose yarayitsinze atsinda ibitego 9 making a clean sheet nagwe yigeze yinjizwa igitego. Robertinho ni urundi rwego. So equipe ya Musanze rero yari ifite umukino ukomeye cyane kuri uyu munsi yagomba gukina equipe ya Rayon Sport batsinze igitego kimwe ku busa. Mbibutse ko shampiyona y'umwaka ushize w'imikino 2023-2024 equipe ya Rayon Sport niyo yigeze itsindira Musanze bibaho. Arero turubara bakubise baje Kigali barababomora bageze i Musanze barabakubita. Equipe ya Rayon Sport agiye Musanze ziko ari ikibuga iri stade ugoroherane kugira ngo have ye baba we noneho aya ma equipe manini aya ma equipe ngo y'ibigogo za APR za Kiyovu aya ma equipe akose Kiyovu bunyizanye mu gute muri bino bintu koko naga ari ikigugu ndisubiye Kiyovu Sport ubu ngubu bari mu bibazo abafana noneho ejo numvishe ubuye kibigaragambije na president batangiye kumwanga batangiye kwifuza umuntu bitamvuke Yuvinare wavuyemo nawe bakorozwa wavuyemo ari niwe yabateje ibibazo ariko umukire niyo yaguteza ibibazo ngoro umusingiza uvuga ati ni wowe bya bibazo byose ni mvukeje Yuvina yabizanye ariko niwe nanone ugomba gutanga ibisubizo. Ajo bundi nari mari ku myitozo yabo twakoze ikiganiro San Silive ngira ngo mwarakibonye kabisa abantu muri APR mwarakibonye bari gukora imyitozo kabisa bari gukora imyitozo harari generale nabasa mu Karenzi buriya nkuru bavuga buriya bari banari kumwe niwo babazi bahaye bari bahari bakora imyitozo bari abasaza bo bahari babayovu bivuze iki mushobora gutungurwa mu minsi mike cyane mumubonye bano bagabo nabo bonje bagarutse muri equipe yabo nkuko Rayon Sport byagenze ikagaruka muri equipe ya abasaza bakagaruka nyine muri equipe yabo kabisa mwabonye barishimye cyane kabisa afana baranezerewe cyane uyu munsi. So nge nitwa tushimire Anastash nyita mwarimu w'imikino T-Stash yahine nyemera tugendane muri breaking kabisa zigezweho akakanya kabisa mitenza nijandika mu nkuru za equipe ya Rayon Sport birakomeye cyane mana Nyagasani ndahera hewe hey abareyo mere hehe ishyano icitse muri zone Kigali. Equipe ya Rayon Sport ngo niyemera gukina igikombe cy'amahoro cira birarura ibi nago bibaho ngitariki yatanzwe na Ferwafa yo kwiyandikisha mu gikombe cy'amahoro. Equipe ya Rayon Sport bashobora kuba bararanga bararyohe n'izi nsinzi batsinze imikino 5 consecutively babonye umunota yose hafi ya yose abasaza barahari baranezerewe cyane kabisa ni babaye nk'abana bari baratawe n'ababyeyi bakabagabutse urumva umunezero wabo babibagije iki mwebwe mwibagiye gukinga mwibagiye kwiyandikisha mu gikombe cy'amahoro kose Ferwafa none yitarimo nibyabaho. So inkuru rero hari kuba breaking kabisa maginga ya ni equipe ya Rayon Sport mu byukuri amatariki yafashe itiyandikishije mu mikino y'igikombe cy'amahoro sinzi ko biri buza kugenda niba hari itegeko rivuga ko pira wacu uhora mu dushya n'ubundi tuzatungurwa cyane mwagiye mubibona situation y'inaye na Rayon Sport yabaye mu gikombe cy'amahoro bari ibindi kabisa amategeko yo bagenda bayazana bitewe n'ikibazo kibaye niho babibona ko iryo tegeko ryari rikenewe. Rayon Sport rero iracikana ariko se gucikanwa ntago izakina igikombe cy'amahoro ifite ubushobozi nibibaho abasaza bagize abajeni bahari ye baba we Ferwafa reka ngubwize ukuri ayo mategeko n'ubundi muhora muyashyiraho muhora mukora renew ya sinzi naguma mwarakoze ubwo itegeko rijyaho mu gihe ikosa ribonetse ubwo rero Rayon Sport tuyibone mu gikombe cy'amahoro iyi ni murere y'abanyarwanda twavuga iki twebwe twaza tukavuganye mukandagira na gasogi nibibaho Rayon Sport igombe igaruke mu gikombe cy'amahoro itanga ibyishimo cyane ku banyarwanda kandi birakwiye kabisa nk'ikipe y'igikundiro nk'ikipe y'abanyarwanda. Rigende turebye ku mikino ya equipe ya Rayon Sport iyo mikino nyine bamaze gutsinda bari kugenda rwose binjoying iyi win yabo izi clean sheet zabo dere kuri match ya equipe ya Gasogi United niyo yari yasajije Mpaga Kenisa avuga ati ndabakubita niho bya bintu byanyashi byaziye bayikubise igitego kimwe cy'ingusho mu mahoro ndabyibuka cyane kabisa igitego kimwe ku busa bafata equipe ya Rutsiro tujya i Rubavu match nana yiberetse cyane kabisa mbashimira abantu barebera match hano ku Shot TV kabisa mbashimira cyane kabisa iyo match twarirebye i Rubavu n'abafana ngira ngo mwabonye na poste Oswaki majya postinga tugana n'abafana ibi bintu twarabyijanditsemo mama ugomba kudukunda mu nkunde n'abantu T-Stash de Maika. So icyo gihe rero Rutsiro bayitsinze igitego kimwe ku busa kigoranye cyane Charles Bare nanone wana ndabyibuka rwose mwizamu rireba muri Kongo kusaburarira muri Kongora ni muri Kongo gutyo muri ya misozi ya za byinyo kabisa ubwo nyine muri iyo misozi iyo ruguriye rwose. Ubwo rero equipe ya Rayon Sport itsinda igitego kimwe ku busa yari match ya kabiri baravuga ati Rayon nayo naho turi nago turi ku sindi da konfeka Rutsiro yari yayatatse guys
Rutsiro yarabatatse induru ziravuga turavuga ati ebana dusubiye Kigali n'amarira menshi cyane. Aha urugendo rwa kwa rurero urumviye mwagiye gukora match House Sport n'ibintu mukoze nibirebwe iyo batsinzwe bari bahita bababara cyane. Natwe rubwo ntabwo twakishima tubonye abareyo bababaye hayaya baturi kureba zino video baturi kuganira natwe turabakunda cyane. Ubwo rero bakurikiza indi match batsinze Bugesera ibitego 2-0 batsinda Kiyovu ejo bundi rwose bayibomora abasaza bahari mu maso y'abasaza ibitego 4 rwose ibitego 4 turavuga duti iyi Rayon Sport iteye ubwoba cyane barabikoze rero batsinze ikipe ya Musanze babirimo neza cyane. Habaga indi mikino y'umunsi wa APR kabisa ariko duhere ku mukino wabaye ku munsi w'ejo rwose hari umukino ukomeye cyane ikipe ya Kiyovu Sport nayo yaratsiriswaga barayitsirise ku munsi w'ejo kabisa Gasogi United irabatiza 4-3 ariko cyo nabonye cyo Kiyovu rwose iramutse ibonye abakinnyi ibura squad player nago bafite groupe no cyane bakira mu cyo cyambere neza ariko gusimbura bita ibibazo ngira ngo mwabonye no kuri match ya ikipe ya House Sport bakinye cyo cyambere neza cyane tubona ko ikipe ya Rayon bayinize ariko bigeze muri mita ya kabiri ebana babandi babananiwe abasimbura bari karite ziri hasi so ibura abakinnyi rero ibura groupe nini nyine bijyanye n'ubukene kuko nago babemereye gusinyisha nyine bitoni ibibazo bijanditsemo nago bemerewe kwandikisha abandi bakinnyi urumva rero bagomba gukoresha abahari bafite amasezerano niyo mpamvu ari guhura n'ibibazo byo gutsindwa ibitego byinshi bijya kugira mita ya kabiri rwose bananiwe na wundi muntu koza kugana nyine kunga muri rya bagenzi babo nyine babananiwe ahari. Ubwo rero ni mpamvu Kiyovu Sport itameze neza cyane mu isengero nayo bayihereze bije numvise n'abana bavuga ati niyo Imibare Sport yemerwa miliyoni 400 kuki iyi kipe nayo rwose y'abayisilamu batahereza kipe y'abashehe rwose batahereza amafaranga nayo ngo yibereho ariko nekeza ko nayo ibihe bizaza abayovu namwe mushonje muhishiwe ibihe byanyu byiza bizaza. Ekipe y'Amagaju rero uyu munsi naho hakomezaga nyine uwo munsi wa A9 ekipe y'Amagaju yakubiswe kabisa hari ya Ingoma Muhazi United abantu nka ba Jeff Sank kabisa umukinnyi ujya mbakubwira mwiza yambara nimero 21 Joseph Sank Myagana muri njyo navuga ati uyu nguyu naramuka avuye muri Muhazi ntihagire club mugura nziza nka hano ubundi yakinaga nawe arabandashimira ishana hagati mu kibuga yabaga hiritu ndashimira ari muri Rayon Sport Joseph Sank atebwa cyane kabisa nagasuri kaganga cyane ka Madrid njya mu marakazi hakaza mutaramo bita Amir nawe yatsinze undi mutaramura nabo nibuka cyane kabisa mutaramara kunsharinga nyine video zabo bari kugenda imari batsinze 3 rero nekeza ko ni 3 kuri kimwe banekeza ko ari ibintu byiza cyane ku ruhande rwa equipe ya Muhazi United. Undi mukino rero wabaga Bugesiranganyije na Gorira na Bugesera imaze kunganya match zabo zose yarabomowe inananganya Bugesera irizongera yisange muri ya ma equipe ari muri zone relegation ari kumanuka kandi Bugesera iziriki ifite ifini nkoko Bizimana Yannick ifite abakinnyi bagiye basezwe mu ma equipe Bugesera iziriki kuba rutayizama tajari ani Ereja umunyanigeriya nicyo kiri gutuma batsindwa bigeza ngaha nago mbyumva Eric Dinyo team manager nawe baraguhambiriza n'umushuti wanjye nago namuvugaho atari umushuti wanjye ariko nanone urumva ibintu bitameze neza cyane ibintu byose bari bibi nyine niyo mpamvu APR no ko yatangiye no kugenda yirukana bamwe mu bayobozi babo barangajwe imbere nyine na team manager Nazinda Ritadi Nazinda captain bamuhambije rwose. Mitanzana na breaking news yo muri equipe ya APR FC Nyamukanagira mu kibuga kikarasimirira abantu muri APR ndabizano mamwari janditse muri bench cyane kabisa abantu muri APR rero ndagira mabwire ko ebana ubwo nyine nakundi maga 3 no kuyirya amakosa yarabaye gusa nyine bamwe bari kuyaryozwa yarabaye rwose bari kuyaryozwa niyo mpamvu muco kudana ugomba gucika by'umwaka no mu ikipe y'igisirikare oya hagomba kugenderamo za casualties kabisa urugamba y'urwabaye ewana ba casualty nibabura ubwo rero nuko biri kugenda bigenda. Reka nongeye nigarukira muri breaking rero za ahatari kabisa ku munsi w'ejo rero Ferwafa ifitanye inama n'abanyamakuru yo tujye kugana kuri zino kese kugira zisirikira kabisa ibyo gushyira amategeko y'ibiti n'ibiti byose izi sirikira zose zibaye mu byukuri byose nekeza ko itangazamakuru hari n'inkuru kugenda rikora ngira ngo nabonye umuvugizi wabo ari kugenda hari inkuru atishima rwose kugenda zibandikwaho ubwo bivuze iki rero bagomba kwicaza abanyamakuru bakabanza bakaganira bakabwira uko gahunda zimeze then bakabona gutangaza inkuru ziri zo nibagumye kubeshyera
iyi Ferwafa. Kandi nanone bamaze gukora collab umutoza wa national nyine Tosin Frank Spitel yamaze guhamagara abakinnyi azifashisha nyine mu mikino wa Libya ndetse na Nigeria. Turaza kwakira rwose ku 14 turakira ikipe ya Libya mu mahoro, mu gihe twita ku 18 twekeza hari i Nigeria kabisa Lagos cyo gucyana ikipe ya Nigeria ebana muri iyi mikino bizaba biryoshye cyane kabisa. Nabwo muzakomeza kugenda mubona update hano ku Ishoti TV, ngira ngo murabizi ko ari umwihariko wacu no mu gihe twarabyemeje ku kibuga tubereka ama live buri kimwe cyose. Niyo mpamvu nkubwira ni kanda subscription kuri buto, kanda like na comment bigaragaze ko rwose turi kumwe ntacyo babitwaye. Iyo kanze kuri karaga kumwe kameze gutyo ukagapyondaho ukahitona akantu karahindutse cyo karinyeganyeje ubukoze ikintu kiremereye cyane. Ndabakunda cyane kabisa, nyita tuyishimire Anastash mwari mu mikino ndi muri Ego Sound Studio kwa Crema.